yakimbashije ariko arambaza se kubera iki bashyizemo ano magambo y'umugore ndetse n'umugabo. Kino cyapa ubusanzwe bwacyo burambuye, kino cyapa ntabwo ubundi kibaho mu mategeko y'umuhanda. Kino cyapa ntabwo kibaho ko kirimo ivangura, kino cyapa ntabwo kibaho. Ariko ushingiye ko kimeze, wavuga ko umuvuduko ntarengwa ku bagabo aba ari 140 noneho ku bagore ari 35. So bigaragara ko kino cyapa ariko cyaba gisobanura, ariko ntabwo kino cyapa kibaho mu mategeko y'umuhanda. Impamvu ni ebyiri. Iya mbere, iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku muhanda biranga, biri nyine biyobora. Niba biyobora rero, ntabwo icyapa kiyobora cyakwiye gushyirwa mu muvuduko kuri limit cyangwa se cyo twakwita nyine ntarengwa, byakwiye kujya mu byapa bibuza. Icya kabiri, kino cyapa ntabwo cyemere kujya ku muhanda kwa ko kiri mu ivangura, cyo ntabwo cyemewe. Bivuze ngo iki cyapa cyateye ku muhanda ntabwo cyemewe. Gikoreshwa kenshi cyangwa se kirwa nk'ahantu abantu bashaka nko gushyiraho komedi cyangwa se gusetsa, kugira ngo base nkaho bagaragaza ko umudamu nyine adashoboye gutwara mu muhanda, mu mihanda irambuye cyangwa se migari. Ariko ntabwo bisobanuye ngo umugore akoresha 35 ngo umugabo agakoresha 140. So ntabwo ari cyo bisobanuye. Ikindi cyangwa se atereme abantu bakunda kuvuga ngo ese ngo ibumoso bw'umuhanda ngo hanyura imodokari zihuta cyane. Ibyo nabyo ntabwo bibaho, ayo ni amategeko y'umuhanda apfuye. Menya kandi usobanukirwe amategeko y'umuhanda. Ahubwo menya kino cyapa. Kino cyapa kivuga ko bibujijwe kugendera hejuru y'umuvuduko w'100 urawemerewe no munsi ya urawemerewe, ariko 101 na 2 ntabwo byemeye kurenza. Nurenza imbere kamera iragufotora. Menya kandi usobanukirwe amategeko y'umuhanda.